Icyo abantu bananutse baba batazi ni uko bagira metabolism yihuta, ari nabyo bituma bitaborohera mu kuba bakwiyongera ibiro cyangwa se umubyibuho. Metabolism yihuse bisobanura ko umubiri wawe utwika karori zose urya. Niba unanutse ariko ukaba ushaka kubyibuha, ugomba kurya ibirenze ubushobozi bwa metabolism yawe. Kongera karori mu mubiri bituma wiyongera ibiro by'umwimerere. Byashoboka ko rero unanutse kuko hari ibyo utaruzi byagufasha kongera umubyibuho. Uno munsi Menya Tips rero yaguteguriye amayeri 5 yagufasha kwiyongera umubyibuho mu gihe gito. Niba uri mushyashya kuri iyi channel cyangwa se utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga yizewe Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira. Muri aya mayeri twaguteguriye ushobora kuza gusangamo terime cyangwa se amagambo amwe n'amwe akoreshwa mu nzego z'ubuzima udashobora kuza gusobanukirwa, ariko mu bisobanuro by'iyi video uraza kuza kubonamo ubusobanuro bw'izo terime cyangwa se bw'ayo magambo tugenekereje mu Kinyarwanda. Ndetse ushobora kuza gukenera no kumenya niba uri mu mubare w'abananutse ukaba ukeneye impinduka zo kuba wakwiyongera ibiro cyangwa se umubyibuho. Mu kiganiro cyacu cy'ubushizeho twababwiraga amayeri yo kuba wakwiyongera umubyibuho byihuse. Twababwiye uburyo ushobora kuba wamenya niba umubiri wawe ukeneye impinduka. Ushobora kuba ukeneye kubyibuha ariko nanone ukaba wari ufite igipimo cya nyacyo cy'umubiri wawe, aho akaba ari naho rero twifashisha icyo bita BMI. Rero mu kiganiro cyacu cy'ubushizeho twababwiraga uburyo bwo kuba wakwiyongera umubyibuho. Ushobora kuza gukenera kumenya niba unanutse, rero uraza gukenera gukoresha BMI. Niba rero ukeneye kuba wabanza gupima kumenya niba uri mu mubare w'abananutse, urakoresha BMI. Ndetse uraza gukenera iyo video, uraza kuza kubona link yayo mu bisobanuro by'iyi video, ndetse ushobora no kuza kuyibona ku kantu k'umweru kagiye kuza kuri iyo video hejuru. Reka dukomeze n'amayeri 5 yagufasha kwiyongera umubyibuho mu gihe gito. 5. Fata ifunguro ryinshi. Amayeri ayoboye ni uko wafata karori nyinshi kuruta izo umubiri wawe watwika. Amakosa abantu benshi bakora nuko iyo bigeze mu kurya ibiryo byinshi bashyiramo n'ibyiyumviro byabo, bakaba bumva badashaka kurya cyangwa se batarya ibiryo byinshi. Metabolism yawe ishobora kuba yihuta cyane kuruta uko ubitekereza. Ugomba kumenya rero karori umubiri wawe ukeneye kugira ngo wiyongere umubyibuho. Kurikirana neza buri kimwe urya kugira ngo umenye karori ukoresha buri munsi. Ushobora kwica umubare wa karori ufata nuramuka ukurikije ibyiyumviro byawe mu kwanga kurya. Birumvikana mu cyumweru cya mbere bizakugora kuba warya karori zose ukeneye kugira ngo ubyibuhe, ariko nka nyuma y'ibyumweru 2 igifu kizatangira kwaguka, ubundi utangire gusonza cyane kandi kenshi. Amayeri ya 4, kurikirana impinduka. Ipime ibiro ufite buri cyumweru urebe aho impinduka zigeze. Abantu basanzwe bagira ikibazo cy'imirire mibi baziyongeraho ibiro byinshi kandi byihuse mu cyumweru cya mbere, bitewe no kwaguka kw'amara manini mu gihe banywa amazi menshi. Rero komeza ufata amafunguro amwe niba ubona uri kwiyongera ibiro. Niba ubona utari kwiyongera ibiro, uzakenera kongera karori ufata mu mafunguro ufata buri cyumweru kugeza igihe wiyongereyeho ibiro. Ugomba kumenya ko amafunguro atuma wiyongeraho ibiro 10 atazongera kugufasha kuba wakwiyongeraho ibindi biro 10. Umuntu unanutse ariko nanone udakomeye cyane, umubiri we utwika karori nkeya cyane kurusha ukomeye cyane. Bityo umuntu udakomeye cyane cyangwa se utarakoze siporo nyinshi azakenera karori nkeya kugira ngo yiyongere ibiro ugereranyije n'umuntu ukomeye cyane. Aya 3, fata proteine nyinshi. Proteine ni ingenzi cyane mu kubaka umubiri ndetse no kwikusanya k'umubiri. Ibi rero ni bimwe mu bikungahaye kuri proteine nyinshi ushobora kuba wakwifashisha. Ushobora kuba wakwifashisha nk'amoko yose y'amagi, igituza cy'inkoko, amata ndetse n'ibindi byose ushobora kuba wagenda ugashaka kungahaye kuri proteine nyinshi. Kugira ngo wiyongere ibiro byibuze ukeneye igarama rimwe rya proteine ku biro 2 ushaka kwiyongeraho ku munsi. Uko byamera kose ugomba kumenya ko abantu benshi uko biyongera ibiro ari nako baba banini mu kubyibuha.
Amayeri ya kabiri, fata ifunguro kenshi. Umaze igihe kinini urya uturyo dukeya, bivuze ko amara yawe ari mato. Niba bigusaba gufata byibuze kalori 1500 ku munsi kugira ngo uyongere ibiro cyangwa se umubyibuho, byakorohera uramutse ufashe kalori 300 mu mafunguro 5, bishatse kuvuga inshuro 5, kuruta gufata kalori 500 mu mafunguro 3. We iyongerere igihe cyo kurya. Niba uryama amasaha 8, ubwo usigaranye amasaha 16 yo kurya. Kora ingengabihe yawe y'uburyo uzajya ufatamo amafunguro inshuro 5 muri ayo masaha 16. Amayeri ya mbere, kora imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo ni byiza ku bantu bashaka kongera ibiro kuko bituma umubiri ukomera. Nudakora imyitozo ngororamubiri, kalori zitatwitswe zizaguma mu mubiri nk'ibinure, bitume uzana ibicece cyangwa se ibyo abantu benshi bakunze kwita nk'ibinyenyanza. Intego yawe no kubyibuha ukomera, ntabwo ari ukubyibuha uba nk'ikibonke cyangwa se igitubi. Bityo rero uzakenera gukora imyitozo ngororamubiri. Wibuke ko uko ukora imyitozo ngororamubiri cyane ni nako uzaba uri gutwika kalori nyinshi, ari nabyo bizatuma ukenera kongera kalori nyinshi ufata. Nizere ko rero nawe ushaka kuba wakongera ibiro cyangwa se kubyibuha ubashije kuba wasubizwa kuri uyu munsi na Menya Tips. Niba hari ikibazo cyangwa se icyifuzo, ushobora kuba watwandikira muri comment, ubundi tukaba nawe twazagusubiza mu biganiro byacu by'ubutaha. Niba ukomeje kunyurwa n'ibiganiro Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira, ntube wazuyaza kuba wakanda subscribe ndetse n'inzogera urahita ubona, kugira ngo uzajye ubona andi mayeri ndetse n'amabanga Menya Tips ikomeza kugenda igutegurira umunsi ku munsi.